Hello ladies and gentlemen, how are you? I think you are doing good. Mumeze neza. Ni NOWA NIYITANGA. This is NOWA Talk Show, ikiganiro n'Impamba y'Ubuzima. Mbanje gushimira abantu bakoze subscribe kuri YouTube channel. Hashimira abantu bamaye positive comment. Abantu bagiye bambwira comment nziza. Thank you so much. Abangiriye inama y'ibyo ngomba guhindura, comment zanyu ndazisoma. Thank you. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye cyane, biranyubaka. Uyu munsi ikiganiro dufite tugiye kuvugana ku cyo bita how to find your purpose. Buri cyaremwe cyose gifite purpose mu buzima, gifite intego cyaremewe. Ndwa ngo iyo buri muntu wese agiye gukora ikintu haba ari he purpose. Uwakoze telefone yaragambiriye kwizahamagara, uwakoze radio yarigambiriye kwizavuga, uwakoze microphone yaragambiriye kwizavugirwa, uwakoze recorder yaragambiriye kwizarecordinga, uwakoze inkweto yaragambiriye kwizambarwa mu birenge. Niyo mpamvu buri kintu cyose kiriho gifite purpose. Rero kutamenya purpose mu buzima ni ikibazo gikomeye cyane. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu basoza kaminuza ku myaka 25 nyuma y'imyaka 40 bafite 65 good years. Byibuze batanu muri bo kwijana aribo baba barabashije ku achievinga goals no ku makinga icyo bashakaga kuzageraho mu buzima. Kubera iki? Kuko bari bazi purpose. Abandi 95 kwijana barahobagirana birangira ntacyo bari cyo. They finished where they were nobody. So icyo rero turi kuvuga, kumenya purpose ni ibanga rikomeye cyane, kandi kumenya purpose ni urufunguzo rwa buri kimwe cyose waba ushaka kugira mu buzima. Reka rero byoroshye mbi breaking down, nkumenyeshe, nkumvishe, ngusobanurire uburyo wamenya purpose y'ubuzima bwawe. Ikintu cya mbere, kuremwa kwawe ntago kwabaye nk'igitangaza, ntago ari impanuka. Waremwe ku mugambi w'Imana, kubera ko abize biology muzi uko bigenda kugira ngo umwana avuke. Bica muri process nyinshi. Hari impamvu ari we wavutse. Imana yagiye kukurema ifite icyo yagushatseho. Hari package yaguhaye, hari uniqueness yaguhaye, hari ubudasa wifitemo, hari potential ufite abandi badafite. Izo rero nizo zigena purpose y'icyo Imana yagambiriye kugira ngo wowe uzagire ute, uzakore, uzanagereho. Niyo mpamvu kugira ngo umenye purpose ugomba kuba uzi kwibaza bino bibazo bitanu kandi ukabishakira igisubizo. Icya mbere ni ukumenya gusubiza ngo who am I? Ndinde. That is identity. Where am I from? Source. Aho uturuka. Why am I here? Kubera iki ndi hano. That is the purpose. What am I do? Potential. Icyo ushoboye gukora. Where I'm going, that is the destiny. Iyo ni destiny. Reka rero to be breaking down, nkumvishe ukuntu ugomba gusobanukirwa purpose. Ugomba gusobanukirwa icyo waremewe. Twese mu buzima dufite ibyo dukora, ariko ugomba gusobanukirwa yuko work and job ni tofauti, ni ibintu bitandukanye cyane. Kuko work nicyo wahamagariwe gukora, it is a calling, ikintu waremewe gukora. Mu gihe job ari ikintu gifinansa ubuzima bwawe, kiguha akazi. Ntabwo work na job bihuye. Abantu benshi dufite job ariko ntabwo dufite work, kuko job niyo ituma dusurviving, job niyo ituma dukomeza kubaho, ariko work nicyo twayemewe gukora. It is our assignment. Abantu benshi bemera no gufata amafaranga ari muri job bakayinvestinga muri work. Turabivugaho hasi. Ngo hari akazi ukora kaguha amafaranga, hari n'umuhamagaro, hari na calling, hari n'ikimana yagambiriye kuzakora. Rero ni ingenzi ikomeye cyane gusobanukirwa purpose yawe, gusobanukirwa icyo ngicyo nyine waremewe. Ikintu cya mbere ni ugusubiza kino kibazo, where am I from? Mva yeyi, uva ku Mana. Himaje gusobanukirwa kuva ku Mana bituma umenya who am I? Ndinde. Kubera ko Imana ijya kukurema hari potential yagushizemo. Muri Yeremiya aravuga ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya nyoko, ngushiraho kuba umuhanuzi. Ikintu cya mbere nuko Imana yari imuzi Yeremiya, kandi cya kabiri nuko yamushiriyeho kugira ngo abe umuhanuzi. That is the purpose of his life. Yari yo purpose y'ubuzima. Nawe hari ikimana yagushiriyeho, hari ikimana yakuremeye kandi irakuzi. Biragoranye cyane rero ko ushobora gusobanukirwa purpose y'ubuzima bwawe utayibajije uwaguhaye ubwo buzima. Ntabwo bishoboka. Nta kuntu Apple ishobora gukora ibyo Steve Jobs atayishizemo cyangwa se atagambiriye kwizakora, kuko niwe wayiremye. Wata Steve Jobs niwe mukurambere washinze uruganda rwa Apple. Dukomeje rero, Imana niyo yagushize ku isi igushiramo purpose, iguha all equipment zatuma usohoza iyo assignment ya purpose ku buzima bwawe. Ushaka kumva uti NOWA ibyo bintu by'Imana utangiye kuzanamo biragoranye. I know, ndabizi ko bijya bivunana kugira ngo abantu bumve ibintu by'Imana kuri percentage nyinshi. Ushaka kumbwira uti se manza ahura he nayo ngo imbwire purpose.
ku buzima bwanjye. Ariko reka mbigufashe mbi breaking down kugira ngo ubashe kubisobanukirwa. Ikintu cya mbere kizakubwira purpose yawe muri buno buzima ni igihe uzaba ukora ikintu cya mbere kizakubwira purpose muri buno buzima bwawe, kizakwereka ahantu ufite imbaraga n'icyo wabasha gukora gusumbya abandi, ni ikintu kigutera kurakara. Yani what makes you angry, yani ibintu ureba ukabona bikorwa nabi, ibituma blaming abandi, biriya bintu ureba ukabona bikozwe nabi, that is where your purpose is. Niba winjira muri sare ukabona idekoye nabi, ukavuga ati umuntu wadekoye ino sare nuwaye, nuko ufite muri wowe kariya yo kuba waba umudekorateri mwiza. Niba ubona umuntu yambaye imyenda ukavuga ati kuki uyu muntu yambaye imyenda itajyanye, kuki umuntu yambaye ino myenda itari fitting, nuko waba umu fashion designer. Niba ushobora kwinjira ahantu wabona umuntu abwiriza ukavuga ngo abwiriza nabi, nuko potential yawe iri mu kuba waba umuvugabutumwa mwiza. Niba ikintu ubona abandi bakora nabi, ikintu wijujuta ngo urayakoze nabi, ikintu uteraho complaints ngo urayakoze nabi, ntabwo yabikoze neza, byagomba gukorwa gutya, ni ukuvuga ngo nicyo kintu uba ufitemo purpose, nicyo kintu wewe uba ushoboye, nicyo kintu cyabasha kugeza kuri destiny, nicyo kintu kiguha ubushobozi, nicyo kintu uba ushoboye. Ushaka kumaza uti ko abantu bafana umupira, abareba umupira bakabona umukinnyi akina nabi, bura ubashize mu kibuga babasha gukina, niyo destiny yabo. Iyo hajemo fanatism biba bitandukanye, kuko ubumenyi umuntu akenera kugira amenye ko ikintu gikorwa nabi ni nabwo umuntu akenera kugira ngo agikore nabi cyangwa se agikore neza. Rero ibyo biba bitandukanye. Ariko niba hari ikintu complaining aho, niba ubona ko abandi bakora ibintu nabi, ibyo bintu ubona ko bakora nabi, nuko wowe wabasha kubikora neza, nuko ariho purpose yawe, nuko ariho wowe ushoboye. That is the first point, to know how to achieve and to know your purpose on your life. Iyo niyo ngingo ya mbere yo kumenya, yo gusobanukirwa neza aho purpose yawe iherereye. Iyindi ngingo ya kabiri, ikintu kiri purpose yawe ni ikintu kiri enjoyable. Nuko ni ikintu ukora ukunze kandi ugishaka kandi ukumva kikurimo, ni ikintu kiba kiri motivated by you, ni ikintu ukora ubishaka. Ntange kuma microphone ngo ntangire kuvugira kuri microphone, ndi coding ibiganiro cyangwa mvugireho, ntabwo bingora, it is enjoyable, ntabwo bivunanye. Icyo kintu winjoyinga, icyo kintu ukora wumva uri enjoyable, icyo kintu kiri muri purpose yawe, icyo kintu kiri mu byo ushoboye. Kandi noneho icyo kintu uba wumva ugomba kugikora byanga bikunda. Ntabwo wakumva uburyo nahagaritse gukora iyi impamba y'ubuzima, ntabwo wakumva uburyo nagiye mu bindi bintu, ariko umutima unsunika, umutima upushinga, ongera recording, ongera usohora ibiganiro. Ushaka kwibwira uti ni kugira ngo yubake YouTube channel, agira aba followers benshi, abona amafaranga. Okay, we ntabwo mukeneye amafaranga, kutari watangiza iyo YouTube channel. Nawe urayakeneye, ariko ntabwo ariyo purpose y'ubuzima bwawe. Kandi amafaranga ukeneye wayabonera mu bindi, kuko ufite izindi purpose z'ubuzima bwawe. Ikindi kintu cya kabiri cya gatatu kikumenyesha purpose yawe, kigusobanura ukamenya ati aha hantu niho hari purpose yanjye, aha niho hari potential yanjye. Muri bya bibazo bitanu twasubizaga, ku kibazo cya kane kivuga ngo what am I do where your potential is, aho ubushobozi bwawe buri, ikintu kibikubwira kigusobanura ko ahantu uhafite ubushobozi, ni ikintu ushobora gukora utishurwa, what you can do without payment, ikintu ushobora gukora nta muntu uguha amafaranga, ndetse ushobora gufata amwe mu mafaranga ukakinvestingamo. Icyo nicyo kintu, niwo purpose yawe. Hari abantu benshi, nabivuzeho muri introduction, icyo bita work and job. Hari abantu benshi bajyaga gukora nk'igifundi, ikiyede, agafata amafaranga yamara kuyakuramo akayajyana muri studio akarecording indirimbo. Niko twamenya abahanzi b'ibyamamare nka ba Diamond Platinum. Nibwo buryo bwonyine ushobora gufeedinga you work, kuko hari igihe work idahura n'icyo bita job, cyangwa se work niguhe potential z'ubuzima, niguhe means z'amafaranga. Icyo gihe ntabwo ushobora kuyigumamo kandi nta bushobozi guha, bisaba kugira ngo job financing work. Hari abantu benshi bagurisha amamodoka yabo bajya gutangira ministry, umuntu akagurisha imodoka akajya gutangira ministry, umuntu agasezera ku kazi akajya gutangira ministry. Ni ukubera ko hariho purpose yabo, hariho potential yabo. Ngo hari icyo bita ikigai mu Kiyapani, igiye icyo ukora wishimiye kiba kiguha n'amafaranga yo kubaho, kikaguha n'ubuzima. Icyo gihe biba bibaye ikigai. Ariko hari igihe bidahura, hari igihe usanga icyo ukora ikiguha job atari cyo gifeedinga you purpose, kubera ko waka yawe ntabwo ari iguha amafaranga. Ushobora kubucuruza inkweto mu mujyi, ariko kariyeri yawe ari kuba umuririmbyi ukomeye. Ushobora kubucuruza imyenda ahantu runaka somewhere in Rwanda,
ariko imbaraga zawe, potential zawe ziri kuba umu fashion designer wo ku rwego rwo hejuru. Ushobora gukora n'akandi kazi kandi calling yawe cyangwa se purpose yawe iri mu kumuvuga butumwa ukomeye. Icyo gihe ntago ushobora gutungwa n'ubwo buvuga butumwa, bisaba ko iyo job ifeedinga you purpose, kubera ko ni ikintu ukora without payment. Bira bintu ukora bagusunikiriza, ibintu ukora wumva baguhatiriza, that is not your purpose of your life. Ntabwo icyo ngicyo gishobora guhinduka intego y'ubuzima bwawe mu gihe ugikora kandi usunikwa uhatirizwa. It can never be your purpose. Umaze imyaka 10 good years uzindukira ku kazi udakunze, ujyaho uvuma, ujyaho ugatuka, ujyaho ukavuga nabi, ariko ukakajyaho kubera ko wanze gukwitinga ngo uve muri jobs ujye muri work, wanze gukurikira purpose yawe, wanze gukurikira, kandi niyo izakugeza kuri destiny, niyo izakugeza ahantu hakomeye, kuko nicyo Imana yagushizeho. Kandi ugomba kuba ufite imbaraga zibigusunikiramo. Nkunda gusoma Bibiliya cyane, n'igitabo cy'abahanga, nawe ujya urayisoma, ni nziza cyane. Umuhanuzi bita Yeremiya yarahanuraga bagakubita, yahanura bagakubita, uko yatangiye guhanura akiri umwana, ageze ababwira Imana ati sinzongera. Baramukubise inkoni ziramujujubya bro, ageze avuga ati ngewe sinzabisubiramo. Ariko Imana imutegeka guhanura kugeza ku rwego yavuga ngo numva mu magufwa yanjye hakamo umuriro iyo nanze guhanura. Purpose yawe izagusunika kugeza igihe uzuma mu magufwa yawe hakamo umuriro kugira ngo uyisoze. Izagusunika, izagupushinga bro, izagusunika mpaka kugeza igihe ukoreye purpose yawe. Ni ikintu kizagusunika, ni ikintu uzagira ureba abandi bagikoze, bagize iyo bajya, ugatangira kuririmba ya ndirimbo ngo najyaga numva amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha abandi bahaye batanga. Niyo mpamvu mubwira ngo mwene data, find your purpose. Cya kintu ukora wishimiye, cya kintu wumva wakora nta n'amafaranga baguhemba, that's where your purpose is. Ntabwo wakumva ukuntu ukuri kodinga nk'ikiganiro nk'impamba y'ubuzima, cost na energy binsaba ikiguzi, binsaba imbaraga, kandi nta mafaranga bibamo, ariko ndabikora kandi nkabikora mbikunze, kubera ko that is where my purpose is. Nubwo hari umuntu umwe wabyumva, nubwo byakumvwa n'abantu babiri, I'm satisfied kuko ndi muri my purpose. None ushaka kumbwira uti mwene data Nowa, nyuma yo kuvuga ibyo ngibyo byose uvuze no kuduha ubusobanuro kuri purpose, nje gusobanukirwa yuko ngewe nayobye purpose, nze gusobanukirwa yuko ntari mu nzira iriyo. Kandi ikintu kizakumenyesha ko uri mu nzira itari muri purpose yawe, buri kintu cyose ukoze you go down, ujya hasi. Ibyo bintu bimaze imyaka 10 nta musaruro byigeze biguha, because of it's not your purpose, it's not the purpose of your life. Ibyo bintu bikoze imyaka 15 ntubikunze, ntubishaka, kandi nta mpinduka, it never makes a difference, kubera ko ukora ibintu bitajyanye na purpose y'ubuzima bwawe. Ngo bitayo nabigeze kumubwira ngo najya wabiti Nineve, waragenda gitarushije. Jambo ry'Imana avuga ngo yajyaga mu mujye hasi cyane akihisha mu mujye. Iyo uyobye inzira ya purpose ya destiny yawe, yaho Imana ishaka kujya, uhora uri down, uhora ujya hasi, uhora uri hasi. Byamubayeho murabyibuka, ifi yaramumizimu iramuruka, aravuga avuye mu nda y'ikuzimu. Byari birenze ubwenge bwe, iyo yarari naho ntago yatagiye gutekereza ko yarari mu kuzimu. Rero niba ubona warabye purpose, uzakomeza kujya down, uzafungura iduka abandi bacuruze, ubone we ntucuruza. Uzatangira iyo kariyeri, ubone n'ibikunda abandi birakunda. Uzakora uko ushoboye upushinge, ubone ibintu ntibigenda neza, ubone abandi bigenda neza, kubera ko ibyo urimo it is not the purpose of your life. None uburyo niba umaze gusobanukirwa purpose, ukambaza uti none Nowa bigenze, what can I do? Igisubizo kiri very simple, kiroroshye cyane, nta ngorane zikirimo. Uramutse wicaye muri bus ukaza kumenya ko icyerekezo iri kujyamo atari cyo cyerekezo wari upanze kujyamo, what can you do? Wajyaga i Musanze, wicaye muri bus igeze i Kabuga yerekeza i Rwamagana, what can you do? Uviramo ku cyapa gikurikira. Nuko bimeze. Niba umaze kumenya ko ibyo urimo atari yo purpose y'ubuzima bwawe, niba umaze gusobanukirwa ko ibyo urimo ntabyo ukunze, ibyo urimo nta n'ibyo ushoboye, ibyo urimo nta impact bizatanga, the next stage, icyapa gikurikira, niho hantu heza ho kuvira. Thank you so much. Go and find your purpose and achieve better and find your destiny and move higher. Ndabashimiye cyane. Ikiganiro ari impamba y'ubuzima, nge nari niyitanga Nowa.
ushaka kumenya aho twakuye ubushakashatsi bwakoreshejwe mu kino kiganiro wakurikirana ibiganiro bya Dr. Miles Munro. Thank you so much, ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza aho muri hose, mugire ibihe byiza. Subscribe, share and comment, turabashimiye cyane. Be blessed. Thank you so much.